Izuba rirasira buri wese, ariko hari ababona imisozi gusa. Burya mu rugendo rwacu hari ababona imbogamizi gusa, ariko natwe tugomba kubona amahirwe muri buri gikorwa dukoze. Bavandimwe, ubuzima ni urugendo rutoroshye, kandi muri urwo rugendo ntitugomba kwibanda ku magambo atubwira ko bidashoboka. Ariko ninde wo kudusubiza inyuma? Ninde ufite ubushobozi bwo kudutera guhagarika umutima mu rugendo rwacu? Aha niho tugomba gukomera. Nubwo hari abantu benshi bagufasha kugira icyizere, hari n'abagutera agahinda bakakubwira ko ibyo wifuza kugeraho bidashoboka. Abo usanga bakubwira amagambo nk'aya: ibyo ntibizashoboka, ntiwabigeraho. Ariko ibi biba ari ibitekerezo byabo gusa. Kugera ku ntego ntabwo bishingira ku byo abandi bavuga, ahubwo bishingira ku bushake, kwihangana no gukomeza gukora. Abantu bamwe bashobora kugufata mu ntege, ariko icyo ugomba kumenya ni uko igihe cyose uhura n'abavuga ko utazagera ku ntego zawe, ari uko baba bashaka kuguca intege kuko batishimiye ko wiyemeje kugera kure. Ariko iyo wiyemeje gukora, inzira zose zishobora kuba ndende, ariko ntizigomba kuguhagarika. Intambwe ya mbere ni ukwigirira icyizere. Nubwo hari abavuga ko utabishobora, intambwe ikurikiraho ni ukumva ko byose bishoboka iyo wabishatse. Ibyo wifuza kugeraho, niba ari impano, umushinga cyangwa se icyerekezo cyo kugira impinduka mu buzima bwawe, ntukemere ko abandi bakubwira ko utabishobora. Mu buzima benshi baravunika, ariko abatsinda ni abahora bagerageza. Abandi bisanga ibibazo byabahagaritse, ariko hari abantu bafite umutima w'ubutwari, batemera ko imbogamizi zibirenza. Iyo intege nke zibaye nyinshi, imbaraga zidakomeye ntizivamo igikombe. Gusa ntugategereze ko abandi bazakubwira ko uzi gukora neza. Igihe cyose umuntu ashaka gukora ibishya, nibwo abona ibicanige byinshi. Ibyo nibyo tugomba kwigiraho. Gukora ibintu bishya bizana impinduka, ariko iyo umuntu yibanda ku magambo y'abandi, ashobora kwibagirwa guharanira ibyo yifuza. Kugira Imana nk'umushobozi wawe ndetse n'umutima wawe wihagazeho, ibyo bizagufasha gutsindira ibyo wifuza. Nubwo hari abantu bashobora kukubwira ko ibyo ukora ntacyo bimaze, ugomba gukomeza gukora ibyo wiyemeje, kuko nta kuntu wagira ubutunzi utitaye ku nyungu nyinshi, utitaye no ku nzitizi. Ninde wo kunsubiza inyuma? Nta muntu n'umwe, niyo yaba ari inshuti yawe cyangwa se umuryango wawe cyangwa undi wese. Iyo ugenze neza, bakubwira ko ibyo ukora ntacyo bimaze. Rimwe na rimwe bakabiterwa no gutinya cyangwa se no kwanga kugerageza, ariko umusaruro uzava mu kazi kawe, mu bwitange bwawe ndetse no mu kwemera ko ufite ububasha bwo guhangana n'inzitizi. Nubwo abandi bashobora kugutera agahinda, ugomba kwiyumva mu maso yawe kandi ukibaza uti: ninde wo kunsubiza inyuma? Ninde wo kumbuza gukora ibyo nagambiriye? Nta kintu na kimwe kigomba kuguhagarika. Ubuzima bubamo imirwano, ariko umuntu agomba kubana nayo atayirengagije. Abari mu rugendo ntibagomba kwishora mu bibazo, ahubwo bagomba gukomeza imbere, bakanashinga imizi mu gukomera no guhangana n'ibigoye. Mwigirire icyizere, mwizere ko ibigoranye ndetse n'imbogamizi bizarenga. Ibyo byose bizagira iherezo, ariko tuzagera ku byo twifuza. Komeza imbere, nta muntu ugomba kuguca intege. Ni wowe ufite ubushobozi bwo kugera ku byo wifuza. Ubuzima bwawe ndetse n'inzozi zawe biri mu biganza byawe. Iki ni ikiganiro Ihurizo.